Burya hari ibimenyetso byakwereka ko umwana wawe atonka neza cyangwa se atari kubona amashereka ahagije. Ibyo ahanini binamutera kuba akura nabi cyangwa se akagwingira cyangwa se agahura n'ibindi bibazo bijyanye n'imikurire. By'umwihariko rero mu kiganiro cy'uyu munsi turarebera hamwe ibimenyetso 10 byakwereka ko umwana atonka neza kandi adahaga, ari nabyo bishobora kumutera kugwingira cyangwa se kumutera kurwaragurika bya hato na hato. Ubundi amashereka ni ikintu cy'ingenzi ku mwana ndetse no ku buzima bw'umubyeyi n'umwana wenyine. Amashereka burya abonekamo abasirikare barinda umubiri w'umwana bakamurinda kurwaragurika ndetse no kuba ashobora guhura n'uburwayi bwa hato na hato. Ndetse burya amashereka abonekamo izindi ntungamubiri nanone zituma wa mwana akura neza. Iyo rero atari kuyabona mu buryo bukwiye cyangwa se adahagije bimutera gukura nabi, akarwaragurika ndetse akaba ashobora no kugwingira. Amashereka rero burya nanone ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'umwana n'umubyeyi. Ariko nanone burya hari ibintu byakwereka ko umwana watonka neza, kuko amashereka burya ajyana no ku mwana arimo gufata imoko neza, nibwo amashereka aza neza ndetse na pozisiyo yafashemo umwana. Iyo rero umwana atabona amashereka ahagije nibyo bimutera kurwaragurika ndetse no kuba ashobora guhura n'ibibazo bindi birimo kuba yashobora kugwingira. Tudatinze rero reka turebere hamwe ibyo bimenyetso 10 byakwereka ko umwana watonka neza kandi adahaga, ndetse binajyana no kuba bishobora kumutera kugwingira cyangwa se kurwaragurika bya hato na hato, tunarebera hamwe n'izo mpamvu zishobora gutera ibyo bibazo byose. Ubundi ikintu cya mbere cyakwereka ko umwana wawe atonka neza kandi adahaga no kuba umwana wawe yonka igihe gito nk'iminota 2 agahita arekeraho, cyangwa se ko nk'igihe kirekire kirengeje iminota 45. Burya ku mwana ko nk'igihe gito nk'iminota 2 agahita arekeraho, burya na ikibazo ku mwana. Ndetse burya n'umwana wonka hagati y'iminota 45 n'iminota 60 akiri mu ibere, nabyo ni ikibazo biba bifite icyo bigaragaza. Ubundi ko nk'igihe gito kitarengeje iminota 2 ku mwana, burya ni ikimenyetso kigaragaza ko umwana atarimo kubona amashereka ahagije. Ndetse no muri iyo minota nanone 2 umwana yonka agahita arekeraho, ntabwo amashereka yaba yakabonye igihe cyiza cyo kureta ngo aze ari menshi ndetse aze arimo n'intungamubiri zihagije. Byibuze umwana yagakwiye konka iminota iri hagati ya 15 ndetse n'iminota 30 ari kwibere yonka neza, ubona ko nyine ashishikaye. Nanone burya ko nk'igihe kirekire kigeze ku minota 60 ni ikimenyetso kigaragaza ko umwana ari gukora ibishoboka byose ngo abashe gukurura amashereka, ariko ukaba utayafite mu buryo buhagije ngo abe ari kumuhaza. Muri make nka kiragiye umuntu akomeza gushukura bitewe n'inzara ashaka icyo yarya. Bivuze ko ahanini amashereka ufite atajyanye cyangwa se atarimo guhaza umwana mu buryo bukwiye. Ibyo rero bituma nanone niba ubona ko ufite amashereka ahagije, ureba pozisiyo umwana arimo akura y'amashereka ndetse n'uburyo afashe imoko. Ubundi mu buryo bwiza ni uko umunwa w'umwana utwikira imoko yose, kariya gace k'umukara ko kwibere, cyane cyane ukabona kananwa karimo kugenda gakora ku gice cyo hasi cyo kwibere. Nanone iyo umwana akuruye, iyo umwana afashe ibere neza, ntabwo wumva ko urimo kubabara nyine, kandi uba wumva ko umwana mu gihe arimo gukurura utumva hari amajwi asohora cyangwa se amajwi yumvikana nka kuri umwana aba yonka nyine ukumva byumvikana. Icyo gihe ntabwo byumvikana iyo umwana arimo gukurura neza. Niba rero urimo konsa, gerageza byibuze wonsa umwana wawe hejuru y'iminota 15 gusubiza hejuru kugeza kuri 30. Nanone wirinde ko ashobora kureka ibere byibuze munsi y'iminota hashize nk'iminota 2 gusa, kandi urebe ko umwana arimo konka neza n'amashereka arimo kuza mu buryo ukwiye. Ikimenyetso cya kabiri cyakwereka ko umwana atarimo konka neza kandi adahaga, ashobora no kugwingira cyangwa se guhura n'ibindi bibazo, ni ukuba umwana wawe ubona ko agishonje, agishaka konka yewe no mu gihe umaze kumwonsa. Hari umwana rero ubona ahorana inzara, ukabona rwose arimo guhora ashaka konka afite ubusambo no mu gihe waba umaze kumwonsa. Byibuze niba umwonsa buri masaha 2, ni ukuvuga inshuro byibuze 14, hazira hagati y'10 na 10 n'inshuro 12 ku munsi. Icyo gihe ukabona umwana ukomeza kugira inzara, biba bisobanuye ko umwana wawe
adahaga kandi amashereka urimo kumuha atarimo kumuhaza. Ubundi akenshi umwana ukomeza kugira ubusambo niyo yaba yonka, biba bivuze ko atarimo kubona volume y'amashereka ahagije cyangwa se amashereka ahagije arimo kubona, muri make akaba ari kubona amashereka atari ko muhaza. Ibyo ahanini bishobora guterwa no kuba umwana atarimo gukurura neza, kuba amashereka yawe atarimo kuza neza cyangwa se udafite amashereka ahagije, ndetse nanone no kuba umwana we ashobora kuba afite ikibazo nk'abana bafite indwara z'ibibari cyangwa se n'ibindi bibazo byo mu kanwa. Muri icyo gihe rero umwana akomeza kugira inzira kubera ko aba atarimo guhaga. Nanone ikindi kintu wareberaho ni ukuba umwana atarimo kunyara cyangwa se utarimo kubona nka diapa wamwambitse cyangwa se icyo wamubinze atarimo kukinyaramo, atarimo kunyara neza. Kino gihe rero uri nategereza ibiro by'umwana usanga bitiyongera neza. Muri icyo gihe rero uba ukwiye gukora ibishoboka byose ukabona amashereka ahagije umwana wawe, cyangwa se ugashaka ibindi bintu byo kuyunganira. Ikimenyetso cya gatatu cyakwereka ko umwana wawe adahaga cyangwa se nanone umwana wawe afite ibibazo byo kuba atarimo konka neza, ni uko umwana wawe atarimo kwihagarika byibuze inshuro 6 ku munsi cyangwa se inshuro 4 byibuze ku munsi. Ubundi umwana aba agomba kunyara byibuze inshuro 6 mu masaha 24, cyangwa se nanone zakabya zikajya munsi ntizijya munsi y'inshuro 4. Icyo gihe rero biba bisobanuye ko umwana arimo guhaga kandi umubiri we urimo gutanganya y'amashereka mu buryo bukwiye. Iyo umwana rero atarimo kuzana inkari ugasanga nyine arimo kunyara nk'inshuro 2 ku munsi cyangwa se ukanazibura, ibyo bisobanuye ko umwana wawe adahaga kandi ashobora kuzagwingira. Ubundi inkari cyangwa se kunyara ku mwana ni ikimenyetso kigaragaza ko umwana yijuta cyangwa se ahaga. Kutaba umwana atarimo kunyara bisobanura ko adahaga bitewe ahanini wenda n'amashereka ufite adahagije make cyangwa se amashereka yawe atarimo kuza neza. Genzura rero umwambike diapa cyangwa se umwambike pampegisi, byibuze ugenzura mu masaha 28 niba ari bw'unyare inshuro 6 ku munsi. Ubundi izo nshuro nziza cyane, kandi wibuke ko umwana aba agomba konka hagati y'inshuro 8 n'inshuro 12 mu masaha 28. Ibyo nibyo bituma ashobora guhaga neza. Ikimenyetso cya kane gishobora kwereka ko umwana wawe adahaga kandi nanone arimo konka nabi, ashobora kuzagwingira cyangwa se kugira ibibazo bijyanye no mikurire mibi, ni ukuba ushobora kubabara imoko nk'umubyeyi nyine akababara imoko y'ibere cyangwa se igacika ibisebe ikaba ishobora no kuva. Burya ubona imoko yawe yakomeretse mu gihe wonsa cyangwa se yacitse ibisebe cyangwa se kubona isa naho yatukuriranye kandi kubabaza, burya ni ikimenyetso cy'uko umwana wawe atonka neza kandi aba arimo guhatiriza kugira ngo abone amashereka. Ubundi iyo umwana afashe ku ibere aba azi ko nyine agiye konka, nicyo kintu ubwonko bwe bumubwira. Akora ibishoboka byose kugira ngo y'amashereka aze. Ibyo bikaba bishobora kugukomeretsa cyangwa se nanone kugutera igikomere, kuko wabaza bitewe no kuba umwana arimo guhatiriza y'amoko yawe ngo amashereka aze. Icyo bisobanuye aho ngaho nuko amashereka yawe atarimo kuza neza. Ushobora kufite ibibazo by'amashereka make cyangwa se nanone umwana wawe atarimo kuyakurura neza, wenda bitewe n'uburyo wamufashemo cyangwa se pozisiyo arimo. Muri rusange rero icyo gihe uba ukwiye kureba icyo wakora. Mu gihe rero yawe wenda ari nk'umwana atarimo kwishikira neza, hari uburyo bayikurura bakoresheje sling. Kwa muganga barabigukorera. Hari n'udukoresho twabigenewe dukurura imoko ku buryo ubona nyine ijya muri pozisiyo neza, ku buryo umwana abasha kuyikurura neza, umufashe neza akonka neza. Nanone ibyo bishobora kugaragaza ko ushobora kuba ufite amashereka neza mu buryo karemano, ukaba ushaka ibintu byakunganira y'amashereka nk'amata y'abana. Rero nanone mu gihe imoko yawe igira ibyo bibazo, ni byiza ko ushobora kuyitosa cyangwa se ukaba ushobora kuba wakwirinda gukoresha amasabune ari harsh cyangwa se amasabune akomeye ashobora kuyangiza mu gihe ufite icyo kibazo, ubwo ukayitosa gusa n'amazi asanzwe. Ikimenyetso cyiza ku mwanya wa 5 cyakwereka ko umwana wawe atonka neza, ni ukuba mu mashereka yawe
cyangwa se amabere yawe wumva atorohereye ukimara konsa umwana wawe ahubwo ukumva asa naho akomeye, icyo gihe biba bigaragaza ko amashereka yawe atarimo gusohoka neza cyangwa se amashereka atarimo gushyira neza mu mabere yawe. Ibyo bikaba bishobora gutera uburwayi buzwi nka engorgement. Ni uburwayi umugore ashobora kumva amashereka amabere ye asa naho ashyuhiranye, akaba ashobora kubyimba. Ibyo bigaterwa no kuba imvubura zivura amashereka imbere mu ibere bishobora kuba zarazibye bitewe n'amashereka atarimo gusohoka neza. Ibyo bishobora guterwa ahanini n'umubyeyi ufite amashereka menshi, wenda nk'akana ke kakaba katarimo kuyakurura neza ngo kayamaremo. Ibyo rero nibyo bishobora kugira ingaruka mbi ku mubyeyi, ariko ku mwana kenshi adafite ubunebwe bwo kuyakurura aba yahaze, kenshi yasanzwe afite ubunebwe bwo kuyakurura ku buryo ubibona. Nk'umubyeyi rero iyo ubona amashereka yawe atarimo gusohoka neza, ibere ryawe rikaba ryashyuhiranye kandi rishobora kuba ari no kukubabaza, fata agatambaro ugateke mu mazi, hanyuma ugakuremo kagishyushye cyangwa se kari warm, hanyuma ugende ugafata ku mabere ugende uyakanda, cyangwa se ukoresha utuzi dushyushye ugende umasa y'amabere ku buryo amashereka arimo gusigara mu nzira avamo. Nanone ikindi ukwiye gukora ni ugukangurira umwana wawe cyangwa se ukora ibishoboka byose kugira ngo umwana wawe abashe kuyonka nta nkomyi yose ayamaremo niba ubona ko adahaga. Ikimenyetso cyiza ku mwanya wa gatandatu cyakwereka ko umwana wawe atonka neza kandi adahaga ni ukuba atarimo kwiyongera ibiro bye, ahubwo ugasanga akenshi cyangwa se rimwe na rimwe birimo kugenda bigabanuka. Niba umwana wawe atarimo kwiyongera mu biro mu buryo bukwiye, cyane cyane ukimara no kumubyara, burya hari igihe kigeramo agasa naho ibiro bye bisubiye gato inyuma, ariko bigahita byongera bikazamuka. Umwana rero burya bagomba kwiyongera mu biro, uko byagenda kose ibiro bye bigomba kwiyongera. Iyo umwana rero wawe atarimo kubona amashereka ahagije, ibyo biro bye ntabwo bikomeza kwiyongera, ahubwo bigenda bigabanuka cyangwa se bikaguma ku kigero kimwe, ugasanga ni ibiro bimwe bidahindagurika. Ibyo rero bisobanuye ko umwana wawe ashobora kugwingira cyangwa se afite ibibazo by'imikurire mibi bitewe no kudahaga. Ari niyo mpamvu twakubwiye ko byibuze ugomba konsa umwana hagati y'inshuro 8 kugeza ku nshuro 12, nibwo ubushakashatsi bugaragaza ko umwana aba ahaga kandi akomeza kwiyongera mu biro bye mu buryo bukwiye. Ikimenyetso cyiza ku mwanya wa 7 cyakwereka ko umwana watonka neza kandi adahaga ashobora kuzagwingira, ni ikimenyetso cyo kuba umwana wawe yonka hanyuma ashyira akanya gato agahita asinzira, ku buryo agenda akanguka nanone akongera agafata ibere gutyo ugasanga bimara nk'iminota 5, ari nk'iminota 5 agahita asinzira, akongera ko nk'iminota 5 agahita asinzira gutyo. Burya icyo gihe biba bigaragaza ko byibuze umwana wawe atarimo konka neza, kandi ko konka bimunaniza cyangwa se konka gukurura bimunaniza, bigahita bimunaniza ku buryo yumva acitse agacuho agasinzira. Ubundi mu buryo busanzwe umubyeyi no mu gihe aryamye bagomba konsa umwana, ibyo nta kibazo. Ariko nanone burya iyo umwana wawe yonka nawe agahita yisinzirira ubwe ataramara iminota 5 byibuze yonka, icyo ni ikibazo ku mwana. Gerageza umukangure akomeze yonke byibuze kandi ugenzure neza ko umwana wawe arimo gukurura amashereka neza. Ikimenyetso cyiza ku mwanya wa 8 cyakwereka ko umwana wawe atonka neza kandi ashobora kugira ibibazo byo kugwingira cyangwa se gukora nabi, ni uko amashereka yawe aza ari make kandi nawe ukabona ko amashereka yawe adahagije. Nk'umubyeyi burya uramutse ugenzuye neza nyine wabona ko uzana amashereka make adashobora guhaza umwana. Ubundi nk'umubyeyi ibyo rwose buba ubizi. Nanone burya ushobora no kwitegereza umwana wawe nk'uko twavuze, ukabona ko atiyongera mu biro, ukabona ntanyara neza, inkari ze ntiziza neza. Burya ibyo bishobora kukwereka ko nyine ko nawe ufite amashereka make ukagira icyo wakora. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umugore rero agira amashereka make cyangwa se n'ayabura. Kuba yarigezwe kubagwa amabere, kuba afite ibibazo by'imisemburo mu mubiri we, kuba wenda yaragize nk'ibibazo nka prostate gasigara muri nyababyeyi cyangwa se icyo gihe kikaba kirimo nk'umuntu ukimara kubyara, no kuba yatakaje amaraso menshi nk'abantu bagize PPH cyangwa se kuri umugore abyara akava cyane, buryo ushobora kugira amashereka make cyangwa se kuba utarimo kurya neza. Nk'umubyeyi rero
ni byiza ko umenya impamvu yabyo, ukaba ushobora gushaka ibindi biri supplement bishobora gutuma ubona amashereka, ukibanda ku biryo ushobora gutuma ubona amashereka ndetse n'ibindi. Ikintu cya cyenda gishobora kukwereka ko, cyangwa se ikimenyetso cya cyenda gishobora kukwereka ko umwana wawe atonka neza, bishobora no kumutera ibibazo byo kugwingira, no kuba ubona ufite ibibazo ufite amashereka menshi ariko umwana atabasha kuyonka yose ngo ayamaremo nk'uko twabivuze. Nabyo bishobora gutera umubyeyi uburwayi, wenda ku mwana we ushobora gusanga nta n'ikibazo byamutera, ariko ku mubyeyi bishobora kumutera ikibazo. Ubundi ku mwana, iyo wenda amashereka ibere ryawe rifite ikibazo rirwaye, rifite nk'ibibazo bya engorgement, amashereka azanaho arimo ameze nk'aho arimo umunyu mwinshi, cyangwa se ameze nk'arimo umunyu, ku buryo umwana ashobora kuyanga. Nko mu gihe rero ubona ufite amashereka menshi, ukabona wonsa umwana wawe yahaze neza, ushobora kuyashyira mu kantu, ukaba ushobora kuyakamurira hasi, cyangwa se amashereka ukayakamurira mu kintu, cyangwa se nanone ukaba ushobora kuyakamurira hasi kugira ngo wirinde ibibazo by'uburwayi. Ikimenyetso cya 10 cyakwereka ko umwana wawe atonka neza, ni ukuba mu gihe urimo konsa wumva umubyeyi ababara, nanone ukaba ushobora kugira ibibazo by'amabere no mu gihe kanyuma yo konsa, cyangwa se mu gihe wonsa ukagira ibibazo byo kuba wakagira nk'uburwayi bwitwa mastitis, cyangwa se abuse, cyangwa se ikibyimba ku mabere. Ubundi mu gihe wonsa nk'umubyeyi ntabwo ukwiye kubabara. Iyo ubabara nyine haba harimo ikibazo, cyane cyane ahanini umwana akaba adafata ibere neza, cyangwa se yamoko neza atayifata kugira ngo yonke neza. Muri make ntabwo aba yonka neza. Nanone ibyo bishobora guterwa n'ama infection atandukanye ashobora gufata amabere, nabyo nyine bukaba ari ikibazo ku mubyeyi. Niyo mpamvu rero burya nk'umubyeyi ukwiye kugenzura, wanagenzura wawe n'uburwayi cyangwa se ikindi kibazo cyose, bakagenzura impamvu yacyo. Naho umwana atonka neza ukumva arimo gukururuka babara, genzura position umufashemo, hanyuma nanone unagenzure niba afashe imoko neza, hanyuma wumve neza ko bya bindi biri bugende, cyangwa se biri ushyire umwana konka neza. Mu gihe rero ubonye bikurikira, ukwiye kujya kwa muganga. Mu gihe ubona umwana wawe akiyongera ibiro byibuze mu byumweru 2 bya mbere ukimara kumubyara, ukabona ibiro bye ntibyiyongera, ukwiye kujya kwa muganga bakareba impamvu yabyo. Mu gihe ubona umwana wawe atihagarika byibuze inshuro 6 mu masaha 24, cyangwa se ukabona nanone ibyo yituma biza bigaragara nabi, nabwo ukwiye kujya kwa muganga. Mu gihe ibere ryawe rikubabaza, nk'inkoko ikakubabaza, cyangwa se ibere muri rusange rikakubabaza, nabwo ni byiza ko wajya kwa muganga kurebera impamvu yabyo. Mu gihe nanone ukeka ko ushobora kuba ufite uburwayi, cyangwa se umwana wawe afite ikibazo nk'indwara z'ibibari ku bana, buryo bishobora gutuma atonka neza, nabwo ukwiye kujya kwa muganga bakakugira inama n'uburyo wamwonsa, ndetse n'uburyo yabona amashereka ahagije. Mu gihe ukeka ko ufite uburwayi nk'uburwayi bwa engorgement cyangwa se mastitis, ni byiza kwavuza ayo mabere yawe. Icyo gihe ibere bari kubabaza, risa naho ririhinda umuriro, ndetse ufite n'ibindi bibazo byinshi. Mu gihe ukeka ko ufite uburwayi butuma utabona amashereka ahagije, cyangwa se amashereka ataza, nabwo burya ni byiza ko wajya kwa muganga. Muri rusange rero burya nk'umubyeyi konsa uzamenye ko ari ikintu cy'ingenzi ukwiye guha umwana wawe ukiri muto, ukimara kuvuka. Konsa bimurinda uburwayi, bituma agira ubuzima bwiza, kandi nanone bituma akura neza, bikamurinda uburwayi, bikamurinda kurwaragurika, bikamurinda ko ashobora kugwingira. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, wakora subscribe. Tuvuga ku buzima.